Mwaramutse neza Yesu ashimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Reka tubyinire Imana muri iyi ndirimbo kandi bidutere no kwibuka iby'Imana yakoze no kureba ku by'Imana ikora ndetse no kureba ku byo yaremye tuyishimire. Iki gitondo zinduka usenge, zinduka ushimire Imana, zinduka ushyira Imana hejuru. Imana ni nziza. Impano y'ubuzima ni kado ikomeye y'umunsi. Kristo ahimbazwe ko yaduhaye ubuzima. Amen. Ye baba we, hagaze ampemukira, ntiyampemukiye. Yesu ndamushima iki gitondo. Amen. Mwami ku munara wanjye ntegereza Uwiteka kubw'ibibazo mfite, n'umwami wanjye nkunda hagaze ampemukira cyangwa ntagererane mu makuba n'ibyago. Aguma munsi y'Uwiteka ndirimba igikundiro cy'umukunzi wanjye. Haleluya! Mubwiriza abatamumenye, abarushye buzuye intimba nibuze uko yabagenza. Tambira Yesu, tamba tamba tamba. Haleluya! Ibyo Imana yakoze ni byinshi. Haleluya! Musubire mu byaha jamais. Oya cy'amaraso yamenye. Oya Yesu, unkomereza amaboko ngumye nguhamye, unkomereza amaboko ngumye ngushime. Musubire mu byaha, oya cy'amaraso ya Yesu. Amen, 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 amen. Guhamya Yesu, guhamya imirimo ya Yesu, zinduka ushime. Ndirimba igikundiro cy'umukunzi wanjye, zamuratira abatamuzi, mubwiriza abatamumenye, abarushye buzuye intimba nibuze uko yabagenza. Haleluya! Hamya Yesu, ibyo yagukoreye ni byinshi. Icara wongere wandike, reba mu buzima bwawe kuva uvuka ukirakana kugeza ubu ngubu, hari ibintu byinshi Uwiteka yagukoreye. Ibyo Imana yankoreye aho ngaho, oba imbere y'abarwanya. Haleluya! Uri mu mbaraga z'Imana. Ibyo Imana yagukoreye. Haleluya! Hamya Yesu, hamya imirimo y'Imana. Imana yakoze ibintu byinshi mu buzima bwawe. Wakwandika ibitabo n'ibitabo, ariko gira ibyo urebye wongere wicare ushima Imana. Muzuye Uwiteka ndirimba igikundiro cy'umukunzi wanjye. Yesu ushima, zamuratira abatamuzi, mubwiriza abatamumenye, abarushye buzuye intimba nibuze uko yabagenza. Zaguma mu nzu y'Uwiteka ndirimba igikundiro cy'umukunzi wanjye, zamuratira abatamuzi, mubwiriza abatamumenye, yabagenza. Amen. Iyi ndirimbo urayiririmba ukumva wongeye kwibuka ku mirimo ya Yesu. Ntituzabura guhamya imirimo Imana yadukoreye. Ongera wicare, ongera urebe mu buzima bwawe. Yesu ntiyakozemo ibintu bikomeye uhereye mu bwana. Imana ntiyakozemo imirimo ikomeye ubu ngubu. Imana ntiyakoze imirimo ikomeye. Umwaka waratangiye kuva mu kwezi kwa mbere, ubu tugeze mu kwezi kwa kane, nako turi kugusoza kugeze ku musozo. Imana ntiyakoze ibintu bikomeye. Nitukiri bazima, kuko impano ya mbere ni ubuzima.
reka dufungure iminwa yacu tuvuge ubuhamya, duhamye Imana, duhagarare ku munara w'amashimwe, dushime Imana, twongere twicare ku birenge bya Yesu tumubwira ati papa narinje kugushimira, narinje kukubwira ko ntibagiwe kuba nkuye mu bitaro, narinje kugushima, narinje kukubwira ko ntibagiwe ko ari we wambashishije aha hantu, ko nari mbuze imbaraga ukamfasha, ko byari binyobeye wowe ukantabara, ko nari mwaye ugatuma ntamwara ukamwarura, ko nari nshobewe ugatuma ndashoberwa. Haleluya! Nari ndwaye umutwe ukankiza, urubyaro rwanjye ko rwari rugowe ukarutabara. Wongera wicare ku birenge bya Yesu, ariko hicazwe no kugira ngo uhagarare ku munara w'amashimwe, umushime, wongere umubwire, ubimusomere, ubyandike, nurangiza ugende imbere ya Yesu ubwire ati Yesu ndagushimira, wampaye ibi n'ibi, wangiriye neza, wampaye agakiza. Byonyine kuva mu byaha ni ikintu gikomeye. Imana ishimwe. Reka dusome Zaburi ya 33, turava ku murongo wa 4 tugere ku wa 6. Zaburi ya 33 turava ku murongo wa 4 tugere ku wa 6. Haravuga ngo kuko ijambo ry'Uwiteka ritunganye, imirimo ye yose ayikorana umurava, akunda gukiranuka n'imanza zitabera, isi yuzuye imbabazi z'Uwiteka. Ijambo ry'Uwiteka niryo ryaremye ijuru, umwuka wo mu kanwa ke niwo waremye ingabo zo muri ryo zose. Amena. Haleluya. Ngo kuko ijambo ry'Uwiteka ritunganye, ni ukuvuga ngo ibyo Uwiteka avugana natwe biratunganye, ni ukuvuga ngo ibyo Uwiteka avugana natwe ni ibintu azakora, ni ukuvuga ngo ibintu Uwiteka avugana natwe hari n'ibyo yakoze. Shima, warabibonye Imana yagukoreye imirimo n'ibitangaza, ongera ushima Imana. Icara, andika, wongera ujye imbere ya Yesu bimusomera, umbwire data ndibutse, andikisha amaboko, andikisha umunwa, ujye ubivuga uvuga ati wite nibutse hahandi we, nibutse uhamagare bene se ubaho ubuhamya bw'imirimo Imana yakoze, bw'ahantu Uwiteka gukuye, bw'ahantu Uwiteka ibyo yagukoreye. Ati hari mu mwaka uyu n'uyu Uwiteka nkura mu bitaro, ankiza iki, agira gutya, nkorera ibi, ankiza. Aha ni henshi Imana yagiye itwongeza n'imyaka yo kubaho. Ushima Imana kubw'impano y'ubuzima, amatwi aracyariho ni mazima, ururimi rurimo ni ruzima, amaguru ni amaboko, niyo byaba birwaye ukihumeka, uri umukandida w'amasezerano, uri umukandida, upfa kuba umwuka ukirimo, no mu kanya gato byahinduka. Shima Imana, dushima Imana. Ni byinshi Imana yavuganye natwe, ijambo ry'Uwiteka niryo ryaremye ijuru. Uwiteka kuba yaraturemye, ubishimira Imana. Hari inda nyinshi zagiye zivamo, hari abagore benshi batwise abana ntibavuka, abandi barapfa, bapfa ari uduhinja, abandi ari utubeba, abandi inda zivamo, ariko twe twabayeho. Dushima Imana. Ngo umwuka wo mu kanwa ke niwe waremye ingabo zo muri ryo zose. Haleluya, haleluya, haleluya. Nta ngabo Imana yatanze zigapfa ku bwacu, nta ngabo Imana yatanze zigapfa ku bwawe. Nta handi Imana yakurwaniriye igatanga abamarayika, ukabona abamarayika baragutabaye, ukabona abamarayika bakoze akazi gakomeye. Shima Imana. Imana yagiye itanga ingabo, ingabo iguha zikurinda ku manywa na nijoro, ukaryama ukabyuka amahoro. Iki gitondo ntabwo ubyutse amahoro, vugisha ukuri. Ingabo Uwiteka agenda ashyira mu nzira zawe zose, mu nzira zanjye zose. N'uyu mwanya ni wo kurambura tugashima. Rambura impapuro usome, ushima Imana, twongere twibuke, dushima Imana, dushyire izina rya Yesu hejuru. Imirimo yakora irakomeye. Ingabo yatanze mu byacu, ikaturindira abacu n'ibyacu, tukagera tugasanga amazu yacu aracyariho, ingufuri ntibaziciye, isereri ntacyo byabaye. Uwiteka akaturindira, duhari tudahari, Imana ikabana natwe. Imana tukayihamagara, tukayisenga, ikatwumva. Ni umugisha ukomeye. 5 bavuze ngo akunda gukiranuka n'imanza zitabera. Ni Imana itakemera ko baturenganya. Naho ngo uri kubona ko wowe ngo bari kukurenganya, ntago bari kukura, ahubwo Uwiteka agiye kuza kubyiheshereza mu icyubahiro. Haleluya. Ngakunda gukiranuka n'imanza zitabera. Ibyo yavuze ni iby'ukuri. Ni Imana yanga akarengane, n'isi yuzuye imbabazi z'Uwiteka. Ubu twabara inshuro tuzi imbere y'Imana kwihana, tukabwira Imana, Mana tubabarire uyu munsi, ejo tukagaruka ibi. Hashimwe Yesu.
wamenye amaraso ku bwacu. Hashimwe Imana Data ihora itubabarira uko bwije uko bukeye, atari imbabazi z'Imana isi yakazingazinzwe igatwika ko ibintu umuntu abona mu isi by'ibyaha biteye ubwoba. Ariko dushimiye Yesu waduhaye ubuntu, waduhesheje ubuntu bwo kuba uyu munsi Imana itakiza ngo irandurane n'imizi ihora itwihanganira, Imana ikatwihanganira, Imana ikatwihanganira, Imana uko tugarutse ikatwoza, kandi iyo ntibiyongeye no kubyibuka ntiducyurira n'ibyo twihannye, ahubwo iratubabarira ikatwakirana urukundo kubera Yesu. Imbabazi z'Imana tukazibona, umwami ahimbazwe. Kubera amaraso ya Yesu imbabazi z'Imana tukazibona, umwami Yesu ahimbazwe. Kandi bavuze ngo kuko ijambo ry'Uwiteka ritunganye, ni Imana itavuga amasigara cyicaro, ni Imana itavuga ngo ihindagurike, ngo imirimo ye yose ayikorana umurava. Vugisha ukuri nk'umukristo, vugisha ukuri nk'umuntu w'Imana, kuko iri jambo ni iry'abantu bazi Imana. Ahangaha kuko ntiwajya kuvuga ngo Uwiteka aratunganye utamuzi, utazi gutungana kwe. Ntiwajya kuvuga ngo Uwiteka arakiranuka aca imanza zitabera utamuzi. Iri jambo ni iry'abantu bazi Yesu, baketse umwami n'umukiza. Imirimo ye yose ayikorana umurava. Vugisha ukuri. Iyo Yesu atagirana umurava, iyo Data adakorana umurava, tuba twaramwaye. Kuko hari naho twari dupfuye, Uwiteka arabanguka. Ijambo riravuga ngo ntasinzira ntaruha, ahorana umurava iteka kuri twe. Ko Satani n'ingabo ze n'abakozi be batubonye batumira bungura, ariko ntibazatubona kubera ko Uwiteka adasinzira, kubera ko Uwiteka akorana kuri twe umurava. Ahora imbere adutabara, ahora imbere umurava we uri kuri twe. Haleluya, umwami ahimbazwe. Turashima Imana ikora imirimo yayo yose n'umurava, ntitindaganye. Twebwe hari n'igihe twibwira ngo yatinze, ariko ntiba yatinze. Ibi birimo Yesu aba birimo, ariko bitunganya ngo atugezeho ibizima by'umumaro byiza, bidufitiye umumaro, bizanaramba. Umwami ahimbazwe. Ndagira ngo wongere uhaguruke uhamye, usinzagira isoni umuririmbyi zo guhamya ibyo Yesu yakoze. Umwami ashimwe. Nahawe rero kongera kureba mu buzima bwawe iby'Imana yakoze, ugahamya Imana, ugashyira Yesu hejuru. Ukwezi kwakira n'ukwezi ko gushima Imana, kandi no kongera kwakira andi mashimwe. Urahiriwe wowe uri kugenda ureba mu buzima bwawe ugashima. Iki gitondo ngera ushime. Uyu munsi andikaho amashimwe, buri saha y'uyu munsi andikaho amashimwe. Haleluya. Buri munota w'uyu munsi andikaho amashimwe. Ugenda muri bisi ibuka iby'Imana yagukore, ugenda mu modoka yawe ibuka iby'Imana yagukore, uhagaze mu nzira ibuka iby'Imana yagukore, wicaye ibuka iby'Imana yagukore. Icaza abana bawe, niba bafite icazo bo mwubakanye, mubwira ati uzi ibintu Imana yadukore, ibuka ibyo Yesu yagukoreye aho ngaho iwawe. Ni byinshi by'Imana yakoze. Turashimira Imana. Mana turagushimira, ijambo ryawe riratunganye, waradusezeranije urasohoza, ntiwigeze utubeshya. Uri Imana itunganye kucyo uvuga, kandi urera wowe. Haleluya. Nturi nk'abantu ngo uhindagurike cyangwa ngo uhindurwe n'ibihe, ahubwo icyo uvuze uragikora. Turagushimiye ko hari ibyo washohoje, hari n'ibindi tukirindiriye kuzasohoza. Ibyo watubwiye ni ukuri, ijambo ryawe tuvugaho ni ukuri, mu izina rya Yesu. Imirimo yawe yose uyikorana umurava. Turagushimiye wowe ko uhorana umurava na speed yawe kuri twe, ukatureberera tugenda duhari tudahari, dusinziriye ku manywa nijoro, bihe byose, buri saha, buri munota. N'uyu munsi uduhaye urakoreraho umurava wawe mwami, uradukoreraho umurava wawe. Turagendera mu murava wawe. Ukunda gukiranuka n'imanza zitabera. Ndagushima Mana, kari wowe uturenganura, kari wowe udukuraho imanza z'ibyaha, kari wowe udukuraho imanza z'abantu, kari wowe ukuraho ibinyoma, kari wowe uduhanaguraho ibyaha. Imbabazi zawe zikatugota, kubw'amaraso Yesu tukitwa abakiranutsi. Ndagushimiye mwami, ndagushimiye mukiza. Izina ryawe nirihimbazwe. Ijambo ry'Uwiteka niryo ryaremye ijuru, niwe waremye byose Mana.
niwe waremye byose, mu mwuka wo mu kanwa kawe niwe waremye ingabo zose. Turagushimiye abamarayika ugenda utanga mu buzima bwacu, ingabo utanga ngo ziturwanirire, ibyo ushyiraho kugira ngo mwami Satani n'abadayimoni ibyo bateguye, ukamanura ingabo zo kuturinda, zo guhangana, zo kuturwanira tubizi cyangwa se tutabizi, tugenda cyangwa se dusinzire, duhagaze ku manywa cyangwa nijoro, igihe cyose ukaturwanirira kandi ukadutsindishiriza. Shimwa Yesu, shyirwa hejuru, ndagukunda, icyubahiro kibi cyawe, wagize neza Yesu kubiduhesha, himbazwa. Uyu munsi byandikwe kuri Imana yera, uri Imana umunyembabazi, uri Imana y'umurava. Urakoze mwami. Amen, amen. Shalom shalom, umunsi mwiza. Kuri mikoro mwari kumwe na Mama Ebenezer. Wibuke gukora sabone cyangwa se subscribe, usangize n'abandi, ugira abantu byukije basenge. Amen.